sinumva ukuntu umuntu w'umusinzi nk'uriya wirirwa utukana wirirwa ufite imyitwarire nyine igaragaza ko nta bumana bumurimo nkumva ngo ni profete mu biki mu nzoga umuntu uri gutanga amafaranga agatuma ubuzima bwawe reka nkubwire bro profete ni umuntu yavuze ko ari umukozi yego urumva yego acuruza ibibanza ashobora kurangura ikibanza cya miliyoni 100 akaba yakigurisha miliyoni 150 cyangwa 200 ntabwo byo tubizi uko abikora ntabwo tubizi uko abikora tunashaka no kubimenya nk'umuntu wirirwa yihiringa diringa n'abakiriya niba abacuruzi barabizi ukadiringa n'umukiriya ukavuga urwanga rukakugeraho kugira ngo ubashe no kumukuraho igiceri cye ntago watekereza ukuntu umuntu nk'uriya yifatanga amafaranga yaruhiye arakodesha muri uyu mujyi wa Kigali nta mitungo izwi ihari afitemo araho ngo afashe ngo miliyoni 100 ngagiye kuzijugunya mu ba content ngo bamuvuge gusa none se we ntago wemera ni igiki ngewe uriya mugabo mbona yaraje aje kuri misiyo iyihe erega hari abantu muri iyi si baza igihande kimwe ari umuntu ikindi ari nka satani nk'umukozi wa satani cyangwa bajya bavuga ko Illuminati zibaho zikaba zamusukaho amafaranga avuga ati dukeneye abantu bafite frame kandi koko Illuminati bikeneye abantu bafite frame bafite fame urumva kugira ngo babashe kuba babanyuramo kugira ngo abantu babashe kuba bapromotinga bya bikorwa byabo by'umwijima uriya mugabo amafaranga ye birashoboka ko nawe ari muri abo bantu akaba ari we muntu mukuru ari we ubiri inyuma ari we cyitso gikuru gikorera hano mu Rwanda gishaka kuba cyagumura urubyiruko rurimo kugerageza kuba rwakiteza imbere kuko amafaranga acuruza ibibanza ntago yafata ngajye kwirirwa yajugunya ngo kumuvuga gusa none se ko akoresha Instagram yashakaga kuzamura Instagram ye yarananiwe se kuba yafata aba content creator akavuga ati munyamamarize izi mbuga nkoranyambaga zanjye kugira ngo zizamuke ariko nabwo ahubwo kuvuga ngo muvuge izina ryanjye gusa muvuge ko mfite amafaranga ugira ibyo byonyine Aisha tuvugishije ukuri Profete Joshua kano kanya guhamagaye nta kurye kumbwira Profete Joshua guhamagaye none ahangaka akakubwira ngo ngiye mama y'ibihumbi 200 waza uvuga aya magambo njewe se rega njewe mu buzima bwanjye nzarya duke ndyame kare urumva sinzi umwe mu ba content creator nawe wamuvuzeho muri iyi minsi yamaze gupfusha umubyeyi we n'abandi nabo uraje ugenda ureba uburyo bagiye kugenda bazimazima ngo iki bano ba content bose bagiye bavuga uyu mugabo biravugwa ko ubu ngubu atakibarizwa no mu gihugu cy'u Rwanda yamaze kucika yagiye shaka kuvuga ko Brian se ari we waguriye bounce kugira ngo akubitwe oya ariko Muyango ntashobotse uretse kuba tumubona yisekeshwa kuri yari ku mafoto no ku mavideo Muyango ngo ntashobotse ngayibaza umuntu w'umugore ujya kurira umugabo utaruwe umugabo yibereye mu kazi buyoga bwamugeze mu mutwe harimo gushaka gusagarira umuntu ntazi n'ibibazo umuntu yavuye iwe afite ngaraje ashatse kumukina ngo yamuteye ingumi ngo umukobwa yahise ajya muri koma reka gusuhuje mwifuje kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi wowe wakoze subscribe nimba utarayikora kanda kuri subscribe tujye tubana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane nge ndi Zebra Switch iyi ni Duhinduke TV
ariko kandi turi kumwe na Rwiza TV n'Ikirezi TV ku ruhande. Ubwo rero mukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Yego Aisha, karame kuhuze noneho byagenze bite? oya ndahari Amakuru y'iminsi Mumeze mute? Aisha, ko abantu bakubuze. abantu barambuze nari ndi muri Rwishi, hajemo icyunamo. Nicyo nacyo ni igihe cyaciyemo tudakora. Yego. Nyuma yaho hazamo ama examen ku ishuri. Nyuma yaho turaburana. Bitewe Ariko niwe wabuze? n'isi. Oya Wowe wabuze. zebo Wowe ntukanezero rega tujye twemera ko twese tuburana. Ngo burango asanga ari ukuntu bimeze, ahubwo amakuru byaje Twese gucamo. turaburana n'ukuri. Uyu munsi nshobora kuboneka, wowe ntuboneke. Sibyo? Oya, Oya jya wemera. byaje gucamo. Ibiki byaciyemo? Terankunga. Nyibutse. Abonye umuterankunga akwibagiza gukora. Oya ntabwo nareka gukora nawe, ariko niyo namubona ntabwo nareka gukora, ahubwo narushaho gukora cyane. Okay. Noneho amakuru y'iminsi ku mihanda, hamaze iminsi amakuru agiye atandukanye. Wowe amakuru yawe yo mu buzima busanzwe muri ibi bihe, muri iyi minsi ijana yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, ubutumwa ugenera urubyiruko ni ubuhe? Kwanza mbere yuko dutangira ikiganiro. Ubutumwa nabagenera ni ukuba twakibuka twiyubaka, tukirinda amagambo mabi, tukirinda ingengabitekerezo, kuko ibintu bijya gucika byahereye mu rubyiruko. Buri umuntu ushaka kurimbura, kugira icyo yangiza ku gihugu cyangwa ku bene gihugu, Yego. ahera mu rubyiruko. Kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Zubaka kandi vuba jya ukongeraho. Yego Aisha, reka wenda twe kujya mu bintu byinshi cyane, kundi kubona sinzi kudari muri mudo cyane. Bagwakaye na jumwe. Oya uzi ko amazi yanjye urashaka kwerekana ko se hari akantu urimo kunywa inyuma. Reka nawe urareba ugasanga nuko nta mudu. Oya mudu yo irahari. Umugabo uri kuguhamagara se dukupe. Hariho inkuru zigiye zitandukanye zose tugomba kugenda tunyuramo. Hari icyo waziye hano? Tunyuramo twirukanka. Reka mbane nyikubite vibrere, mbanze shyire ubwenge ku gihe. Ubundi bwari buri he? Bampamagaraga nkahita ntekereza byinshi, nyine bikaba byatuma njya kure. Ariko kubera Landlord ntago arishyurwa, ariko Imana nibijyamo azishyurwa cyangwa yambure. Bajya bavuga ngo nihadapfa uwishyura hazapfa uwishyurwa, uwishyuza. Ese birashoboka ko hari katarunaka, hari ubuzima ushobora kugeramo ugakina katarunaka zatuma ukwepa kwishyura Landlord wowe nka Aisha? Ntago bikunze kubaho, ariko icyo gihe kije kikashaka kubaho, nanjye nazikina kugira ngo mbashe kuba namukwepa. Ni nk'iki kigoye mu buzima wakora, ariko nubwo cyaba kigoye nyine utifuje gukora, ariko iyo eta wayigera mukagikora, ni nk'iki? Ntago kirabaho. Ntago kirabaho. Urabaye ngo niki nifuje gukora? Oya, niki wifuje kuba utakora, ariko wagera muri iyo tukaba wanagikora, ariko icyo kintu uzi neza. Iyiheta uri muri leta yo kuvuga ati Landlord aho kugira ngo anyishyure ndemera mbikore. Ntabwo byakunda. Landlord rega uramubura ugafata undi. Landlord ni nka boss. Umukire uramubura ukabona undi. Uwitwa Mutesi Jolly abamuritse igitangaza cy'inzu, iriya nkuru wayakiriye gute? Ya nkuru se nayo kuyakira gute? Mutesi Jolly si mukuru wanjye, si umuvandimwe wanjye, ariko ni umukobwa witejeje imbere kameme. Yes, yiteje imbere, ariko ntiyanteje imbere. None se uragira ngo mbifate gute? Nabifashe gutyo nyine. Yiteje imbere ku giti cye.
rero sinajya kwishimira iby'abandi se ngewe nabanje nkishimira ibyanjye mbere yuko njya kucelebrating ibintu by'abandi. Mu bumwe bw'abanyarwanda ugomba kwishimira n'intsinzi ya mugenzi wawe Aisha. Ibintu byihorere narese nge keretse yenda hari akantu yampaye hakandemera yenda umunsi umwe nibwo navuga ngo nk'inshuti yanjye si inshuti yanjye si umuvandimwe wanjye iranzu sinabona n'amahirwe yo kuyinjiramo yenda ngo mfatiramo n'ifoto gusa ntikibugurambwire biki. Abavuga ko Mutesi Jolly yakoresheje bimwe mu bice by'umubiri we neza bigatuma abasha kugera ku ntsinzi nka ziriya tugenda tubona ageraho. Ese nawe niko ubibona? Ese wowe ubibona gute? Ntabyo ntiyigeze mbona, ntago najya kuvuga ngo yarabikoresheje ntarabibonye. Shoboka yako yanabikoresha ntene se ashobora gukoresha umutwe se kugira ngo abashe gutekereza buryo ki yakora projet y'inzu n'iki biterwa rega n'igice umuntu abatekereza. Yego. Ese birashoboka ko igitsina gore nawe uri igitsina gore ushobora kuvuga ngo ngendeye ku bwiza bwanjye ngiye kwemera mbukoreshe mu buryo bwo kugira ngo ntere imbere? Ubukoresha gute? Harimo first of all hari ukwemera kuba wakora niyo mibonano mpuzabitsina. Cyo gikuremo ntago gishoboka. Kuri nde? Kuri njye. Kubera iki? Sinjya nyikura. Akosha. Urisugi se? Urisugi? Ni hafu. Hafu gute se? Bakozeho ubusugi bucikamo kabiri. Igihande kimwe ndiyo ikindi sindiyo. None se ubwo hafu ni gute? Igihande kimwe ndiyo ikindi sindiyo. Nyine wabisobanura gute? Shoboka ko wabigerageza rimwe ubundi ukayiturekera. Niyo ngo kuba Mutesi Jolly hari igikorwa kizagezeho nk'umukobwa w'umunyarwanda witeje imbere nta kintu bivuze kuri wowe? Sha bro, bya bintu ntago mbizi kabisa. Nta kazi ke. Nakomeza atera imbere ntashya ari mufitiye. Nanjye igihe cyane nikigera nzagerayo. Okay, uwitwa Ariya Kuru nawe tubona apostinze ifoto hasi yandikaho Rugumi Saidi ashyiraho n'iminwa ya Kabizo. Iyo foto ariko ikabamo umwihariko kuba yarayifashe akaguru kamwe k'ibibero kari hanze. Abantu bakavuga ati uyu mukobwa yabagiye urumva Rugumi yavuzwe mu nkuru na Mutesi Jolly bavugwa mu rukundo umwe akaza akabihakana ariko bikavuga ko hari collaboration. Ese wowe byo ni ibintu ubona gute ku bakobwa bashobora gukoresha ubwo bwiza cyane mu buryo bwa business bwo kunguka? Ako se kuki mwumva ko bo bakoresha ubwo bwiza mu kunguka, kuki mutakumva ko Rugumi Saidi nawe yakoresha ubwo bwiza bwabo bakobwa kugira ngo abashe gupromotinga business ye? Rugumi Saidi akoresha amafaranga ko arayafite. Hako murabizi neza ko abantu bose bafite amafaranga ariko bayatanga kutazanakina. Sirabanye se nuza ari kuyabaha? Ninde? Prophet Joshua ntago arakugiraho. Ako ubundi reka nkubaza. Izina Prophet uzi icyo risobanuye? Prophet se so umubwiriza butumwa cyangwa n'umuhanuzi? Dusobanurire. Prophet ni umuntu uba waratoranyijwe warasutsweho amavuta. Urumva yo kuba yemerewe kuba yaba umuvuga butumwa bitandukanye n'umu evangelist. Urumva? Noneho umu content creator yamuvuzeho none abangaba mugiye kugenda mubona ingaruka z'ibyo birukanyiyemo. Kandi nukuri kandi ntago bizatinda. Bamwe baraje bahure n'ibibazo, abandi barware, abandi bazime. Bise nkaho tutigeze tunabamenya. Abantu rero bari kuvuga Prophet Joshua nabi, abandi bari kuza babasubiza mu buryo butari bwiza nk'ari nk'umukobwa nabonye avuga ati bamaze gutwarwa ubwenge, bamaze gutwarwa ubwonko, ntago bakira abantu n'ibishishungwe bigenda. Uwitwa Mitsutso yanamukoreye n'indirimbo. Bamaze gufata ku mafaranga ya Illuminati.
eliminati koko ntago bishoboka ko waba ukiri umuntu baba bamaze ukiyarya baba bamaze gutwara ubwonko bwawe nese ari amafaranga kaza kuri momo aba bana kubera inzara yabo niki kigabo cyaraje kibafatirana n'inzara niki Shaza kuba ko aba content creator bo mu Rwanda bashonje se ese badasonze ubu umuntu erega bira bintu tubifata nk'ubucakara none se Aisha uvuze Prophet Joshua nabi abantu ko bari mu gutera amabuye ntago muvuze nabi ahubwo uvuze ngo Prophet Joshua ngo uruhande rumwe ni umuntu ngo urundi ni shitani ese ubundi umwitegereje neza utangira kumwitirira umuntu wagize ibyago umwitegereje neza ubona hari ubumana bumurimo utangira kumwitirira umuntu wagize ibyago utangira kumwitirira umuntu wagize ibyago ubihuza n'amafaranga yatanze nese ngenda wasabye imbabazi saba imbabazi nde saba imbabazi Prophet Joshua ava ku kigori saba imbabazi aba content creator bose shawe instress saba imbabazi se hari uwo ndyi wabo ahubwo wanda ubwire Prophet Joshua ubwire Prophet Joshua kureba ijisho ryiza aba content creator nta numwe ndyi wabo nta nuwo ntahira mu nzu nta nuwo nkesha kubaho ariko mu by'ukuri nubwo ntawe ubikesha kuba mvuze ukuri ariko ari amafaranga nawe yakugirira umumaro ese nuko nta mbuga nkoranyambaga ngira ahubwo nuko ubwo zidakora ufite ishyari ry'uko ari amafaranga atarakugira ntago ari ishyari kuko buri umwe wese yari afite uburenganzira bwo kumuvuga ariko ntabwo waza wita umuntu shitani ese wabwiwe n'icyo ese kuki ntamukozeho ntamuvuzeho ayo mafaranga sinarayakeneye nari mfite n'ubukene pe ariko uriya mugabo nkimubona kuri iyi mihanda wa muhungu we nahise mvuga ati ibi bintu kareka sinshobora no gukora like kuri video ye mba mbona ari igini ryibereye aho gusa kugira ngo rero wumve imbaraga za Prophet Joshua kugira ngo unagende gake n'ujye ujya no kuvuga ujye banza ukaragura urimi karindwi uwitwa Mitsutsu samukora n'indirimbo uwitwa DJ Pink mucuti wanyu nawe w'umukobwa mugenzi wawe akora video anamuhetse noneho se ntago wigeze ubona bamwe bagarutse barira ati nagukoreye ama episode n'ama episode ariko ntiyarebwe atariko amafaranga kuki utayatanga amafaranga yamaze kwambuka igihugu yagiye gushaka ndi kuzanana Ruze kuba yajya gukorera andi mafaranga akaza kuyera abakonde erega Prophet Joshua creator arabafasha Aisha buretse gato wabo ni mukuru wabo witwa Prophet Joshua yaravuze ati ngiye nkunda u Rwanda kankubwire nkunda abanyarwanda muri Kongo hari abantu bakeya bangana iki babayeho nabi akunda u Rwanda kurenza igihugu cyamubyaye urumva u Rwanda niba ari rwo rwamuhaye amahoro ko mwagiye mukora ibyo ngibyo none sayi ubu ntago ushobora gukunda igihugu cyakubereye cyiza kuruta iki ubu wajya gukunda nyina wundi utaye mama wawe ukajya gufasha nyina wundi utaye mama wawe ameze nabi muri Kongo uza abantu barimo gupfa nabi bishwe n'inzara ariko kuba yakunda abanyarwanda akabaha amafaranga numva ngiye nta kikosa ririmo ahubwo ikosa wowe umubara ko wamvanye niba ari Prophet niba ari Parufete hano amafaranga Aisha amafaranga nawe wayakenera nyago nayakenera bro reka twikomereze n'ikiganiro cyacu ariko burano ujya kuvuga umukire ujye ugenda gake nujya kuvuga umuntu uri gutuma urubyiruko rw'u Rwanda rurya urukumva nujya kuvuga umukire n'uwumpemba ukwezi gushize ndanakubwira ati respect mabuja ndagukunda cyane rero umukire n'uwumpemba umukire n'uwo nzi ko ndi bukureho ibyo bitanu nkahaha imvange nkagaburira umwana wanjye umukire n'uwuntekerereza akampa igitekerezo kuri business nagakoze rero aba bose niyo waba ufite amamiliyari n'amamodoka n'amaki nta kintu bimariye ntabwo uri umukire rwose nta n'icyo umariye wabaho wapfa ariko uriya neza uyu munsi amafaranga ashobora kutakugezeho ejo akaba ari wowe wageraho ntago nyashaka rega amafaranga y'ubuntu ubundi atera ubunebwe amafaranga meza nayo wikorereye ukamenya uburyo ya managing ariko se gukora content ibyo biroroshye
uburyo uvuga ngo nayubura shava kunkura muri aba bana baba batazi uwapfuye abatazi uwapfuye koko. Yego, Kuvana mu reka content. twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hari n'izindi nkuru zimaze iminsi zigenda zitambuka, ariko nanone ngewe ntago natambuka ngo twinjire mu nkuru yacu y'uyu munsi ntababwiye ko uwitwa Muchoma J muri Arizona ari kugukorera icyitwa ikirayi kimeze neza, bruschette, zingaro, agahene, inkorokoro, sambusa, ikirayi ndetse na capati, tutirengagije abakunda ibiraha cyane cyane abakobwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu yitwa Aisha niwe turi kuba tuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko nawe acuruza imyenda y'abagore, amadira n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu mugane nimero ziraho ngaho ku kiganiro. Aisha, nabonye inkuru yo mu buzima busanzwe. Ubundi inshuti kuri wowe bivuze iki? Ufata inshuti gute mu buzima bwawe? inshuti rero nta nshuti ngira. Kubera iki? Muri iki gihe kubona inshuti biragoye. Inshuti mubi, inshuti ari ikiguprofitaho. Kuri iki gihe inshuti mu bana iri mu bibazo ikaba yakwegera ukayigira inama ukayihumuriza, ariko mu gihe igeze mu bihe byiza ntabwo iba ikikwibuka, nta nubwo ikwikoza. Waba warigeze gutenguhaho n'inshuti wizeye ukayibwira amabanga yawe yose? Ntago njya mbwira amabanga, ibanga ntabashije kwibikira, ntago njya ndibitsa umuntu. Ubwo nimbikubwira ntuzagire ngo ni ibanga. Uzaba warabibwiye n'abandi? Ariko ngo ibanga ry'umugore ngo n'ubundi ngo nicyo yibagiwe. Rero ntago najya kuvuga ngo inshuti yanjye ngo yarantengushye ngo yaragira avuga ngo niba yarabivuze yavuze ibyo n'ubundi numvaga bigomba kujya hanze. Ese ushobora kugira inshuti z'abagore zingahe, cyangwa se ari inshuti y'umugabo n'iy'umugore wakwizera iyihe wowe nka Aisha? Nakizera inshuti y'umugabo kurenza inshuti y'umugore. Kubera iki? Abagore ni ikindi ntago wafata inshuti y'umugore ngo uvuge ngo iyi ni inshuti yanjye. Nibaza n'abantu bagira inshuti z'abagore nkibaza uburyo baba managinga, ariko njyewe ntabwo nshobora. Yego, uwitwa Muyango Claudine ngira ngo uramuzi, ndetse na DJ Brian. Uwitwa Tesha uwo nawe uramuzi. Nkeka ko waba nawe ikipe yabo n'ubucuti bwabo no gukorana byaba byaraje ureba, ariko mu minsi yashize ubwo ni iki se ko naroraga? ariko nari ndyamye. oya ntabwo ubakumbuga. Ngize ngo ntabwo waroraga kuko ntabwo wari kumwe nabo, ariko gukorana mu guhostinga ibyo batweretse, ibyo baberetse, ibyo bemeye ko mwe mubona byatangiye nawe ubireba, kuko nkeka ko wari uhari kandi wari uri no kuri iyi mihanda. Iminsi yashize rero hadutse inkuru z'uko bari gushwana cyangwa se harimo agatotsi hagati yabo. Wowe nka Aisha, ni inkuru wakiriye gute kuba abantu bari inshuti barwaniriranye bagirana agatotsi ku buryo bashwana kuri ruriya rwego? ko nawe mwese inkundo z'abagore uraziyobewe. Nta nshuti zirenze eshatu zitwa ngo ni abagore. Inshuti z'abagore zirenze eshatu. Ntuzatekereze ko muri izo nshuti eshatu hatazavamo umwe agateranya abandi cyangwa bagashwana. Ubundi urukundo rw'abagore rusaza vuba, ubushuti bw'abagore ntabwo bro. Mu binshuti hari ikigukeneyeho, hari ikiguprofitaho. Iyo kirangiye uca hariya nayo igaca hariya, yewe mukibagirana. Rero urukundo rw'abagore nta rukundo njya mbona mu bagore, ntarwo. Mu binshuti ari uko hari ikintu harimo kuguprofitaho, hari icyo agukeneyeho cyangwa nawe mukeneyeho. Iyo kirangiye muba mumeze nk'aho mumeze nk'aho mutigeze mumenyana. Kubona rero gutandukana kwa Muyango na DJ Brian ntago byantungura. Ntago byantungura. Urubyiteguye? Jewe murabyiteguye.
nari mbyiteguye rwose, nari mbizi ko bitazatinda bitazaramba rwose. ushingiye kuki? Shingiye kuba bose ari abagore. wari warabibonye kare kandi Muyango nawe agira utuntu ari ukuntu atajya ahuza n'abantu cyane. Muyango nawe agira utuntu two kugambanira inshuti ze. Buriya Muyango nawe agira utuntu two kugambanira inshuti ze n'utugambogambo ukuntu agenda acomeka inshuti ze. Rero kugira ngo rero Muyango bivuze ko Muyango yaba yaragerageje se kuzana utugambo no kugambanira inshuti ye DJ Brian. Ese DJ Brian ntiyaje akabivuga? DJ Brian yaravuze yatangaje amagambo nshaka ko unagarukaho mbere yuko tugaruka ku nkuru ya Muyango yihariye y'ibyamubayeho. Yaravuze ngo aho kugira ngo mana aho kugira ngo uzampe umugabo nzasuzugura, mu kiganiro yakoze ngaho kugira ngo umugabo nzasuzugura, umugabo nzasiga mu buriri aryamye nkajya mu tubari, ngo uwo mugabo Imana izabe imwihoreye. Abantu bahita bibaza ese koko aya ni amagambo DJ Brian yagakwiye kuba akoresha mu gihe nk'ibi ngibi biri kuvugwa ko afitanye umwuka mubi na Muyango? Harimo kubaga nyine. Ese wowe utekereje neza harimo kubwira nde? Kandi ibyo bintu bya ayo magambo yayavuze mu gushwana mu minsi mibi yo gushwana kwabo. Ese yararimo kubwira nde? Yararimo kubwira Muyango uko yasigaga Kimenyi mu burira akajya guhostinga. Ariko nanone n'umugabo basiga mu nzu umugore akajya kurara amajoro hostinga, so umugabo we yarahari. Urumva hari umugabo yari afite cyangwa yari afite boyfriend? Ese kuvuga ko umugabo barasezeranye bakora n'ubukwe. Gusezerana rega ni kimwe, buriya kuba wavuga ngo ubonye umugabo no kuvuga ngo wubatse urugo rurakomeye ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba umugabo no kuba umugore no kubaka urugo no kugira inshingano mu rugo ni ibintu bitandukanye. Ushobora kugira umugabo ariko ntagire inshingano mu rugo. Ubwo rero iyo adafite inshingano mu rugo aba ari umwana mu bana, wowe ukamwitaho, kandi mu mategeko ni umugabo. Kandi aba bagabo nibo buzuye kuri iki gihe. Nibo badafata inshingano se? Mukagenda we mukobwa twikundira ubukwe, ukagenda ati nezeze abambona nikureho agasuzuguro k'abantu ngo sinasezeranye ngende nsezerane. Buriya hari n'abakobwa bikwa bakikorera ubukwe, kavuga ati ngenza kuva hasi kugera hejuru, akazana umugabo aho ngaho. Ese wa mukobwa we niba wikoreye ubukwe bukarangira ukazana umugabo aho ngaho, nyuma ugatangira ugashaka ko agira inshingano. Aragira inshingano se? Inshingano atagize mu bukwe, mu ruhare rw'ubukwe azazigira ari umugabo murarana? Azaza umutungo. Umugabo ahora ari umugabo. Reka nta mugabo wo kwicara ngo atungwe n'umugore reka. Nje nemera ko nanjye ubwanjye ntago waba uri umugabo kose wazumbye. Nje nahita nanakwirukana. Nje ni umukozi, ntago nashaka umugabo w'umunebwe. Nemera ko mushobora gushyira hamwe uyu munsi. Gushyira hamwe birumvikana, ariko hari abagabo noneho bameze gutya ngo agira ngo ni abana nyine bari mu nshingano, bagomba kujya mu nshingano zawe. Hari umugore numvishe arimo gutanga ubuhamya ngo yashakanye n'umugabo babyarana rimwe, ariko bakoze ubukwe babyarana umwana umwe, ariko bamaze kubana umugabo yahise akora iki? Yahise yigira nk'ikimuga nyine, ibintu byose yamusaba amafaranga, umugore yayabura agakubitwa. Umugore niwe wakoraga, umugabo yaranze gukora, yarigize imbwa iraho, yasaba umugore amafaranga yayabura agakubitwa. Ngewe ntago bishoboka. Rero izo ngo nizo zuzuye hano hanze. Abagabo bigize imbwa, abagabo bigize mayibobo, abagabo bigize. Ni nayo mpamvu ubona ubutinganyi bwabaye bwinshi. Umugabo arashaka kurya amaboko akunje, ntatekereza no gukora, ntatekereza kuvuga ngo reka ngaragaze koko ndi umugabo. Akavuga ati n'ubundi ngiye namaze kuba imbwa, ngiye umugore wanjye kubera ko nkunda azemera, sinzabwirirwa nabukwiriza nka nabukuraza. Ariko muri abo bagabo uvuze ntago umugabo wa Muyango twamubaramo, kuko
ese tamubaramo ni gute umugore niba agiye ku kazi agasiga umugabo aryamye, umugabo nta kazi yarasezeye. Nese niba yari yaravunitse urumva yari afite akazi, yagaburirwaga nandese n'umugore yagiye mu kazi. Urabizi neza se ko yamugaburiye? Hego uri umugabo, nese ikintu cyitwa umugabo ni iki? Umugabo ni iki se ubundi? Nyine kuki nshobora kuba umugabo imyaka 10 mu maso yawe, noneho mu mezi 3 wenda muye n'icyo kibazo, mu gihe se udafite ikibazo. Ufite ikibazo umuntu arabyumva aranabibona, ariko niba urwaye umuntu arabyumva aranabibona, ugomba no gushaka uburyo bwo kuba wavurwa, urumva. Ariko mu gihe wanyigizeho imbwa utaragira ikibazo, no mu gihe ugize ikibazo ntabwo nakwipevera. urumva ko niba abagore tugaruke rero ku nkuru ya Muyango na DJ Brian. Numvishe amakuru ahizwa ko uwitwa Muyango yaba yatangiye kugenda kubitwa nyuma yo gutangira gushwana na DJ Brian. Oya, baramuhata igiti da, igiti cyo bamukubise da, bamukubise ingumi ijisho ngo rihita rizana amashayi, ngo bamujyanye kwa muganga, ngo bamujyanye ngo bamuteruye ngo ari muri koma, ngo ariko ijisho uburyo rimeze bro. Ariko ngo niko kiyenjeje bya bindi byako byo kwiyumvayumva. Kasenda musozuguye gute? Ngora akajagari bro. Ngo yiyenjeje, ngo ngaragiye ngateza akavuyo ku mobawonsa, ngo bya bindi byo kuvuga ngo nta mugore ujya ukubitwa, ngo nta mugore ngo yakurira umuntu ari we wese, ngatuka bawonsa aramutuka akazajya amucira no mu maso, ngakamutuka akamucira mu maso, ngakikaraga kikoza hirya ngo yahaza ubuyoga. Ngarangije ngo aragaruka ngo amuciriye bwa gatatu ngo bro, ngo yamuteye ingumi y'ijisho. Ubwo bivuze ko kuba yakubiswe nta hantu bihurira na rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wowe kuba abantu bari inshuti bagashwana, ariko ngo Muyango ari mu rukundo n'undi ngo hari ukuntu ngo abasiporutifu bamuryohanye, ngo ubu ngubu ngo ari ku nyombisi n'undi ukina mu ntuza mu ikipe y'igihugu. Aha, reka nyakusanye nzayabaha ubutaha, ngo ari ku nyombisi tu. Inkuru y'urukundo rushya rwa Muyango tuzayigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Kanyikusanye kambe nkusanya amakuru. Reka ngushime. Akoze cyane. Oya. Si wanyamamaje. Mbafitiye amakanzu meza, amadira meza, waba umukobwa waba umumama, hari amadira meza kuri promotion. Amadira meza rwose ameze neza ku mukobwa, ku mumama. Ikindi kintu abantu bafite utubari, mbafitiye biyari nziza za Supari. Yeraga ndi tutaravo bro. Biyari nziza ku mafaranga makeya, fite ibibuga byiza, ya biyari ushobora gutereka hanze niyo hatabatwikiriye, n'imvura yayinyagira ntigire ikibazo. Niba uyikeneye mpamagara kuri 0784 Yego. Ciao ciao. Reka nanjye rero mbabwire uwitwa Drip Prop. Uyu nguyu araguhereza icyangwe cyose kimeze neza, araguhereza ibyo kwambara kuva ku ruganda, kuva mu Bushinwa, kuva muri Aziya. Ni Drip Prop, bakorera hano Cosmos, ugana Makoko, hariya ugeze aho kuri restaurant Makoko uhita uhabona icyapa kinini cya Drip Prop, ubundi baguhereze icyangwe. Ndagushimiye cyane. Yitwa Aisha.